k'Imana, Karabo k'Imana. Ko mbonye warakaye byagenze gute man? Yagupfutse. Umva, shaka Karabo we, ibintu wavuze rwose wagira ngo wari uri mu mwuka wera. Ejo natwe hari ibyo tugomba kugaragaza. Buretse hari ikindi kintu kigiye guturika. Kwandi? Guturika. Kuri televiziyo yitwa Urugendo TV. Yego. Hari amakuru namenye ko nawe uri umwe mu bantu witwa Murongi Sabain yahemukiye. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Nibyo. Nigeze gupanga nawe ikiganiro uzana i Kigali niteguye gukora ikiganiro ariko birangira ntashye ikiganiro tutagikoze. Impamvu mutagikoze ni iyihe? Impamvu narahageze twabipanze gahunda musanga kuri Galaxy Hotel mpageze ubundi nyine urabizi ko umutumirwa aba agomba kubanza kuganira n'umuntu bagiye kuganira. Muhayeho témoignage yanjye arangije arambwira ngo témoignage yanjye arumva nyine ari ibintu bimeze nka filime, ambwira ko adashaka ko mbizana bidashoboka ko nyine nabishyira ku Isimbi TV. Ambwira nabi cyane aranankomeretsa kandi ubwo nari navuye mu rugo twabipanze twarangije kuvugana namuhaye ubuhamya bwanjye mpageze rero ashaka ko mpindura ubuhamya aravuga kuko urumva njye nagize ikibazo cy'amarozi ndwara amarazi igihe kirekire ariko Imana iza kumfasha iza kuntabara. Ubwo rero nari navuye mu rugo abizi neza ariko ngezeyo arambwira ati reka tubanze duhindure aho ngaho kugira ngo uvuge ngo wararozwe uvuge ko wagize uburwayi ari uburwayi bw'ingingo ukajya ugendera mu kagare ugafatana amenyo ugahuma amaso ko uburwayi bwanjye nyine ni burebure ariko we ashaka ko tubihindura ngo tuvuge ko ari uburwayi busanzwe atari uburwayi bw'amarozi. Ikindi ashaka ko nyine ngira n'ubundi buhamya bwo mu rugo rwanjye ntanga kandi ntago nabutangaga ubuhamya bwo mu rugo rwanjye bwari ubwo ngubwo nyine ashaka ko tubuhindura gutyo njye ndabyanga. Byanze rero arankomeretsa cyane ambwira nabi ngo ubundi ibyo bintu ngo ni filime narinje gukina ngo nagashobora kubyemera nyine ambwira amagambo mabi menshi cyane birankomeretsa ndangije ntaha tudakoze ikiganiro. None se buretse gato yabikubwiye muhuriye kuri Hotel Galaxy? Yes, twari duhuriye kuri Galaxy. Akikubona? Twari twicaranye. Noneho buretse gatoya banze nk'uwa makuru ya Sabain. Oya rwose buriya birashoboka ibintu uvuze ashobora kuba wamuganiye kuko nta buranganiye iziho. Birashoboka ko ashobora kuba wamuganiye yarambonye akabona ntashamaje kuko se wamuganiye ni gute nawe navuye mu rugo twumvikanye gahunda byose nahagera akimbona turi kumwe agahita byanga ngo tubihindure. Urumva nyine wamugani n'ibyo byose birashoboka. Ni ukuvuga yewe nda nibikunda uzaze twicane mu kiganiro nkubwira amakuru ye. We Sabain mu kindi agiye kwivuza. Reka dusobanurire. Urimo kumva? Ndi kubyumva. None rero nimba waramusabye ikiganiro akakikwima wewe wumve yuko atari uko ibyo bintu wamubwiraga kuri telefone atabyumvaga ahubwo we yumvaga akajwi kakamukurura akubonye aravuga ati wapi ntago birimo biravamo. Abona bitari gukunda rwose birashoboka pe ko nta n'ubisurangisha amazi. Ngiye niko ndimo ndabitekereza. Oya nibyo byagenze gute nibicamubwiye ngo ashaka kuvuga gute mubaze. None se ibyo bintu ngo ashaka kuvuga yashaka we kubikora nka prank kandi we warashaka gukora ibyanyabyo. Yashaka ko urumva niba muhinduye ubuhamya nimba narayikuye n'ikibazo cy'abarozi bakanduga imyaka myinshi Imana ikagera ikantabara we yarangiza kumva ko adashaka kumvuga